ya right kadutangire. Iyi ni African Movie Market kazanye ko bufatanye na Kirabiranya Rock akaba kise Savage Dog nizambwa z'agasozi cyangwa se z'amakare. Savage Dog ni nyuma ya DJ Shiru ari kumwe na Patron King bakubwira bati dance well cyangwa se ngo byina neza, ariko bafite ikirimi bivuga abashaka yavuze ngo dance well byina neza ko mugono bavuga dutangira ako bisa Savage Dog nukwiye gucikwa abakinnyi nkande Scott Adkins nibuke muri Undisputed ibice byose here ku cya kabiri Shiromatic Patron King mwese ndakabatuye ni Rock wayase Kobwa ndumva ingufu zawe nungira umwanzi wawe I can feel your energy you go upon your strength and the strategy Lucky iyi ni African Movie Market dukorera mu mujyi mu gikari cya Fantastic byina neza dance well ari kumbwira ati dance well byina neza nta kindi byina neza the original no faking ya right Patron King asozera dutangira nakubwiye ku bakunzi b'imiguruko Scott Adkins namugaruye ya David Imasisi nawe ndakagutuye muri B13 sine B13 Denge Gisenyi ndakuruzi gasozera dutangira Girl, I can feel your energy. Nakwinginze ngira umwanzi wawe. Can feel your energy. You go upon your strength and the strategy. Please don't make me your enemy. Bakisa gute? Muretse umva izina ry'indirimbo byina neza. Dance well. Girl, I dance well. Dance well. Aho. You dance well. Ati byina neza dance well. Ntikari kuvuga. Ya gasozi dutangira Savage Dog nimbwa ya gasozi cyangwa se zambwa z'amakare z'ishyamba ese iyo mbwa bimeze bite kuki filime bayise gutyo nakubwiye ibintu noboke Patron please take me to your dad long time coming every time you want it okay. Up and running ari June Sun right now ndakuruzi mugatsata night and morning girl your dance never no boring nakubwiye uyu munsi ni fire man never do without you Uganda know about you me want tell CNN about you why I say feel your energy yeah I can feel your energy don't make me your enemy please don't make me your enemy I can feel your energy you're right on your strength and your strategy you go upon your strength and the strategy feel your energy please don't make me your enemy yeah I can feel your energy Patron strength and your strategy Lucky Girl, dance well. Girl, dance well. Mukobwa byina neza. Yeah, you dance well. Dance well. Dance well. Dance well. Yeah. Dance well. Byina neza. Dance well. DJ Shiru Shiromatic. Lucky. Yeah. But this is the voice of the general. Man, I love everything about you. Man never want to without you. Uganda know about you. Me want tell CNN about you. DJ Shiru 256 spin doctor. Yeah right nono kadutangire nyuma ya Shiru na Patron King. Kadutangire na gutinda. Yeah, kadutangire ihangane cyane. Yeah, right nuko tugatangiye kandi ubwo Kirabiranya natangiye uyu munsi n'amavuta ni menshi. Braybag Entertainment hamwe na Kirabiranya Entertainment turakazanye. Compound B ni Chamonro Blacklist ibizina nk'ibyo. Abose ariko nagari ngombwa ayo mazina yabo icy'ingenzi ni rya zina rimwe ryanje. Undi wimena ni Scott Adkins wagarutse muko bise Savage Dog nimbwa ya gasozi zambwa z'amakare yayindi nyine ubona ukabona ni nk'intare turatangiye
dutangira aho bita Indochina cyangwa se bize mu gifaransa ni Indochine niko bayitaga icyo gihe ni mu 1959 barakwereka ati ingabo z'Ubufaransa zari zimaze rwose gusebwa cyangwa zahuye n'igisebo zuko bari batsinzwe atago kandi indwanyi zarwanagamo z'Ubufaransa kandi dutsana abagizi ba nabi cyangwa se mu bakozi bya by'intambara bahungiraga bakajya kwihisha niyo magambo dutangiranye. The tale told somewhere south of Burma. It tells of one man's rendezvous with death. Ati hakuri naho dutangire batubwira ati hari umugabo wigeze ubaho umugabo bigeze banamucaho umugani ngo numugabo wari ubayeho afitanye isezerano cyangwa se afitanye rendezvous reka mvuga imvugo bakoresheje afitanye rendezvous n'urupfu. A man who, when pushed far enough, umugabo basunikirije cyane bagatiriza how he faced down an army and ndetse uburyo umugabo yaje guhura n'igitero gyambaye ariko agakomeza asaza imigeri akiri muzima yirwanaho. Ni umugabo dutangiranye Scott Adkins yavuye mu butaka amenya basaga nk'abamushyinguye ariko buri bagushyinguye imvura ikagwa gutya nyinshi cyane ubutaka buroroha cyane ku buryo uzamuye akaboko rwose uvayo. Ndabibabwira nk'umuntu ufite ubunararibonye. It's discounting the legend, but the fact remains. Atara ibigwi byinshi byagiye bivuga muri akarere. I knew the man. Ushobora kucyeya kari ibinyoma ariko ukuri kwa kundi. I loved him like a son. Ati umugabo twashigurira hakurino ndetse mufata nk'umwana wanjye witwa Martin niwe ngiye kubaganiriraho. Sasa uriya musore tumaze kubona avuye ahantu ameze nk'ari mu butaka bari bamushinguye n'umukobwa badusubije inyuma amezi 6 mbere y'uko uriya musore tumubona mu butaka ashinguye. Byagenze bite? Musore yari hakurino. Inshuti ye yifitiye niyo yonyine. Agashuti nakura bizi uri gereza iyo umwihariko hamwe na n'umuntu ubona bashinga b'Ubufaransa muri iyo myaka zari ziri muri bihugu byo muri Aziya byaragiye gukoloniza za Vietnam. Vayo siramushyira ipingu n'umusore dutangiranye ngo bagiye kutugana witwa Martin uri kutugana ati n'umusore nakunze mukunda nk'ari umuhungu wanjye nibyariye umusore bamukuyeyo ku ipingu cyo muri iyo myaka n'abasirikare ese bamujyanye in 54 and the US didn't yet have boots on the ground. For a while, Indochina offered safe haven to men who had reached the end of the line. Ati icyo gihe mu 1954 Indochina cyase muri biriya bice hatangiye kujya hungira abagabo benshi bari baragiye bakora ibyaha hirya no hino by'intambara mbega hari habaye nk'indiri yabo agace bagenda bakishamo ntihazagira umuntu bateza ingaru z'ibyaha bakoze nibo bagiye kwibera. European war criminals, ex-Nazis. Ati aba indwanyi zaho zari z'Uburayi zari zarakoze ibyaha mu ntambara za mbere z'isi cyangwa ya kabiri abahoze ari abanazi ubwo n'abanazi banazis n'abanazi other undesirables or men with a price on their head in the West. Ati abo bagabo kenshi wasangaga bahungiye muri bino bice bari abagabo ku mitwe yabo wasangaga ari amafaranga babashyizeho mbega handi bakubwira ati unzaniye Mary Odi twakwishyura yanaya n'urugero bitewe n'ibyaha aba yarakoze n'urugero harani ko byabaga bimeze abagabo bari bafite ibyaha bari barahungiye muri biriya bice. Siro muzanano Martin Tillman niwe wuyu nawe yari yarahungiye inaha ngiyo uramutse umukuye hano muri bino bice byo muri Aziya no za Vietnam ukamusubiza mu Burayi hari amafaranga baguha hari amafaranga ku mutwe niko babyita muri ziriya ndimi zabo. Sinyana sana muri ringi z'iyo myaka turi mu 1950 abahirwe barasheta mwana uriya musore ngenda mushetiye ava yijiye ndanda MJ umurikiye ibondo reka nkwereke ibaba mwana mwereke ibaba pani bondo mwana ngiye uriya mwana mbonye ibaba rye nshyizeho nibikomerezwa umugabane we utangire Molen hemene mumarane sa hejuru na mikino kurwana ku ngufu bagukuye muri gereza sana ndanda nibondo sore no wavayo n'intangiriro muramuzi cyane ntabwo hano ndibwirwa mvuga byinshi musore wacu uramuzi Scott yagarutse nka Martin Ganda baramudoma Ganda Gumi Mutwe Bise n'abasore Teri gumana Mujyari muramuzi muri Undisputed yara ku gice cya kabiri kuzamuka kuri 4 namugaruye Scott Adkins abarariba
hariya wishima userebura bitewe n'uwo washeteye. Danda Jerry menyo barayakura ya Ndanda hasi. Zangumi zitera kanseri. Mwana baramutera. Ano nagafuka imvugo rimwe kabagari bose nabasori. Baturori. Abahirwe barareba. Martin ngo yarahiguga mu Burayi yarari hakunira rwana muri ringi. Baturori. Vayu. Kumi. Mwana arabangutse. Tera kakudoma imbavu. Mujeri. Kandi baramuteye amera nk'uwahazi tushe. Mwana vayo. Ntago yamuhereza. Kandi amanuka atyo. Nakubwiye ni intangiriro zako dutangiye. Savage Dog. The tiger and the elephant, gentlemen. Kigaragara na shete tiger itsinze inzovu. Were yashete tiger. Yarayariye y'umunsi. Yarayariye. Fashion. May have the honor. Ayo munsi ndayariye mwana ni ibikomerezwa biri byari byashize. Mwe muramarana ibikomerezwa bigashita byinjiza. Ako kanya yari wavuyeyo. Biba mukure musubize muri gereza. Bigaragara ko ashobora arwana ariko ku gahato. Sasa Ndanda umaze gutsindwa bamwohererejeyo. Ndanda kimara gutsindwa bazanijeyo. My name is Jean-Pierre Rastignac. I have been known by many names. Wa musore we nubwo mbonana imbere yawe nubatse izina banzi ku mazina menshi cyane ni menshi banzeho pe. Sasa ndwanyira hano yatangiye kwikina banzi ku mazina menshi cyane. That I'm most commonly associated with. Ariko nanone wenda kubwira iryo abantu benshi bamenyereyeho ari ryo rihe umva amagambo. Is the executioner. Banyita umwicanyi cyangwa sukura mu nzira. With the exception of this blade, we're quite fairly matched. Ati ninza kuba nifashe kana kuma nje naye turaza kuba dusa nkaho turi kungana. They told me if I fought. Sena yari ambwiye ngo nindwana barandika ntahe. But you lost. Ariko watsinzwe no mu Rwanda waragakiza akaba ariko watsinzwe. Vaye barabaga. Hani utsinzwe nta miyaga bagushiriramo. Nta gutaha. Katurori. Baramubaga. Gutsinda byaragakiza akawe ukagenda kaboko. Utsinzwe bakohereza ukurangiza. Abagomi. Uyarabireba iyo utsinzwe ingororano. Cyuma arariba. Kagabo nakagome. Kamujombye icyuma ahantu habi. Sora rakariba kagabo. Bambonye sikarica umuntu kakanaseka. Ngo bakazi ku izina ry'umwicanyi. Muri ryo bakamenyereyeho. Unubatse amazina menshi. Ariko iryo niryo banziho cyane. Niko katubwiye. Mbega dutangiye kwikina. Tuvera tugaruka hano. Hari umukobwa wazaga. Ari n'indabyo. Vana genda nzereza ikaziwe. Ciao. Mutwe. Kumenyo. À genoux, fils de putain. Nakurasa muginga we. Vas-y, tire. Tu vas prendre ma place. Ese nundasa uzajya urwana mu mwanya wanjye? Nundasa ko ari nge mari mufite. Nago bamurasa ko baramuzi ni imari. Ni urwana. Kumbuye umukobwa. Bararebanye. Isora sayi nk'umutabara. Bamugarura isheni. Nukurwana bakaguha igice cy'igikombe cyo koga mu maso. Nta nubwo baguhereza ngo woge umubiri wose reka byibura. Ni mu maso gusa. Hari igihe kigira umuntu akifuza no koga akabibura. Hagusanga muri minsi ubwira Mary hoti Melody wakuze kuko kubona umaze ibyumweru birutoga. Akiyanje ariko iyo urishera urabyifuza. Yari hano. Ari gereza. Kumbe yakuri no wa mukobwa ubuzanye indabyo. Za ndabyo twabonye afite. Rwa rusaza rurwanisha abantu aho rwa Stayina niko barwise. Indabyo rurajugunye. Mukobwa avuye Yozan. Gereza. Kuri wa musore. Izi ni ntangiriro. Bira nibicyo yakoreye Corporal umukubita umutwe. Why a colonial police station with only one small jail would keep a prisoner for 3 years?
They said only you knew the answer. Ati ese ni gute bafata imfungwa nkayo bakayifunga imyaka 3 bakajya bayirwanisha bikoresha ibyo bashaka. I thought I might help. You come twice a week with flowers for him. Buri gihe uza hakuri no uzanye indabyo ubuzizaniye ndi. He turns you away. I can bring you fruit. Basi se nawe nyaguzanira ibiryo. It's not helpful. I don't need your help. Nta bufasha bwawe ni mukunda kwiyamye. Don't waste your time on me. Byabyiza utanagarutse hano. Waste of time. You're just lost. Urasa nk'uwabuze. Here again. In case you change your mind. Baragufunze ariko ubwonko burafunguye. Sura rishene. Ko bagora kaza kumureba kanakiyama. Aba yifitiye n'imishiha yatazi igihe azacira ishene. Hano sasa turi mu kwa 7 kalendari ya 2 no mu Gifaransa mu 1959.